Ariko noneho so ubwiza wasa nabiki mada. Mva Mukawera di. Hari ikidasanzwe se? Ariko ukuntu ibyo bisuku washyizeho bikubereye kubi. Kase koko birambereye cyangwa urimo kuninura. Nukuri ndagapfusha Kanani wanjye nkunda sinshobora kukuninura. Aha, yewe, goko. Ubwo uraye Kanani wawe banza utambeshya ma. Ni byiza. Gusa se wowe wenyine umbwiye ko nisukishije neza. Kuko n'abagore dukorana ku kazi babimbwiye wa. Tavuze umwe rero. Nukuri urasa neza cyane. Nuko utagira amafaranga nanjye nakagiye gushaka uwo muntu wagusutse nanjye akansuka rwose. Wese simbona usigaye wikundira ka natireri. So kugakunda shano kubura uko ngira. Utese. Urinda ubura uko ugira se kuko ari umushahara wafasheho ukiyicya umutima wawe wifuza ma. Sha uba amafaranga mpembwa se nemerewe gukora hano yo kugura urwembe rwose. Kagira inkuru rero. Kanani se asigaye akubuza gukora ku mushahara wawe. Wabandi nta ntege kuko nkoresha umushahara wanjye. None se gusa nyine hari intego nihaye ngomba kugeraho nkabona kongera kwinezeza mu mushahara wanjye. Iyo ntego subwo niyihe yakubuza gusa neza ra? Sha hari costume nabonanye umugabo muri banki yambaye. Mbona ni nziza cyane. Numva nifuje kuyigurira umugabo wanjye. Ubu niyo ndimo kuzigamira ngo nzayimugurire. Ukize ngo iki? Ukiyima icyo ushaka ngo nukugira ngo uzagure costume ya Kanani? Cyane rwose. Narayitegereje mbona ni nziza. Irakomeye kandi mbona yabera Kanani wanjye. Ubwo rero nabajije igiciro cyayo nsanga kuyigura bizansaba kuzigama umushahara wanjye w'amezi hafi 3. Amezi 3 uzigamira umwenda umwe? Mfasha. Ndashaka kunezeza umugabo wanjye Shasora. Urwo si urukundo noneho wanze harimo n'amarozida. Basoranje yewe nta wandozi. Kanani ndamukunda. Numva namuha ibyo kwisi byose nuko atari ibyanjye. Yego we. Hanyuma si yimwereka akayigurira mu mushahara we n'ibyari gukunda. Oya, iyo yakwigurira ntiyamushimisha nk'igihe ari gihe waba wayiguze nkayimuhamo impano. Miss Koma, ngi sinashobora kwitangira umugabo bene ako kagenida. Shwi, erega wowe wamukunze urusanzwe. Ngiye burya Kanani mukunda incuro 3. Urumva, ubwa mbere mukunda nk'umubyeyi wanjye. Ngwiki, Kanani se yakubyaye mbahe mada. Kuva napfusha ababyeyi banjye Kanani yagiye mu kimbo cyabo. Niyo mpamvu mbere na mbere mukunda nk'umubyeyi wanjye. Urabyumva? Ubwa kabiri nkamukunda nk'umugabo wanjye. Yego. Ubwa gatatu nk'umubyeyi w'abana banjye. Ahubwo ndumva mukunda kane. Kuko mukundira ko yanemeye kurera murumuna wanjye Nadine. Akamukunda, akamuha byose, akamufata nk'imfura ye. Ndabimukundira cyane. Shajize nushaka kureka kundakarira pe. Urabizi turi inshuti sinari kureka kuza mu isabukuru yawe. Ibibazo byambujije kuza pe. Wimbeshya Nadine. Ibyo bibazo uvuga byakuje kuza se ni ibihe kandi twaravuganye mbwira ko amaze no kwambara ugiye gutegukasa. Wowe gusa menya ko nagize ibibazo bigatuma ntaza. Gusa ibyo bibazo si ngombwa kubikubwira. Yakoko. Wendekere ngewe nyirabyo nihanganire nabyo. Nyamara ntukiherane ibibazo Nadine. Uzi ko iyo umuntu afite ibibazo ntagire umuntu abibwira bishobora kumuviramo kurwara ihungabana. Nanjye ndamutse mfite uwo mbibwira sinakomeza kubyihererana. Se ngewe ntiwabimbwira se ndi inshuti yawe. Uri inshuti yanjye ariko nyine ibibazo byanjye mbibwira Imana yonyine kuko nizantabara ikankura mu bigeragezo byugarisha ubuzima bwanjye. Yasha Nadine. Rwose nubwo gusenga Imana ari ingenzi. Ugomba no kugira umuntu wizera ubasha kubwira ibibazo bikuremereye akaba yanakugira inama. Urabizi se Jose? Ndakumva. Uretse kumva umuntu mukuru aca umugani ngo iyo abanzi babaye benshi Imana iba mwene nyoko. Nanjye rero Imana izambera mwene mama. Ni nayo nzabwira ibyanjye byose. Nawe wowe rwose ntacyo wabikoraho. Ego ko ariko Nadine. Uruko kumfata nk'agoryi ku buryo nta nama nimwe nakugira. Inama wazingira kandi urabizi ko ujya unazingira kenshi. Ariko ubu ikibazo mfite kirenze ubushobozi bwawe pe. Ubu ndibaza icyo nakora byanyobeye. Byibuse si icyo kibazo barakibwiye Mukawera. Ndakubwiye ko uretse Imana yonyine nta wundi ndabwira ikibazo mfite. Mukawera we mbimubwiye nkeka ko ikibazo nari mfite cyakwikuba inshuro nk'ijana. Yego ko gusa ikibazo utabwira mukuru wawe kimeze gite koko Nadine? Na mukuru wawe se ntumwizera? Ndamwizera pe. Ni nawe muntu mfata nk'umubyeyi wanjye nyuma yo kubura ababyeyi banjye bombi. Ariko nyine ikibazo mfite nkimubwiye n'abamusenyeye urugo.
eko ko nteye ubwoba Nadi uzi ikibazo ufite cyasenya urugo rw'abandi nibwo guki koko ibyo nakubwiraga se nyine ku kibazo mfite kirenze ubushobozi bwawe umutima pe noneho rero niba ubona ko ikibazo ufite kukibwira Mukawera byagira ingaruka mbi mu rugo rwe ntuzatinye kukibwire Kanani mbona ari umuntu mwiza wenda akigukemurira ushaje se mbabara ntwongere kuvuga Kanani mu kanwa kawe rwose sinshaka kumva iryo zina ubu simba nshaka no kongera kumubona mu maso yanjye ngo Kanani se kandi we yagukoshereje iki Kanani niwe nyirabayazana w'ibibazo byose mfite uriya mugabo ni umugome Imana izamwitura ibyo ashaka kunkorera yakwirukanye mu rugo rwe se Nadi yaba yananyirukanaga basi bikagira inzira ya rwose we kwifuza kuba mu rugo Nadi rwose yakwirukana ukaganaye erega buriya niwe mubyeyi wasigaranye ufatanya na Mukawera kukurera ndabizi ko nta data nta mama ngira nasanga none si yewe ndanabizi ko nta wundi mwene wacu mfite najya gutura agahinda kanjye ariko aho bigeze ndumva nifuza ko Kanani yerura akambwira ko atanshaka iwe nkajya kwangara ku gasozi uyashawe kwifuza kujya kwangara uri umukobwa ntawe wifuza kwangara ariko kugira ngo Kanani azangire igikoresho yinezezaho nanakwiyahura bikagira inzira nari nzi ko disi Kanani agufata nk'umukobwa we none ngo Kanani amfata nk'umukobwa we yaba amfata nk'umukobwa wese akifuza kunsambanya ku gahato ngo iki? Ngo gusambanya Nadi ubwo uvugishijwe